dushimiye Imana cyane n'ubundi kuri uyu mugoroba mwiza Imana iduhaye, turawishimiye cyane. Tugarutse n'ubundi mu kiganiro kivuga butumwa bwiza, inkuru nziza, umuntu yumva nanone akaruhuka. Ikiganiro kiba gikenewe mu buzima bw'umuntu wese, pfa kuba uri umuntu uhumeka. Tuba bigusaba nanone gutega amatwi y'ikiganiro, kuko ni ikiganiro nanone gikura umuntu mu rungabangabo. Dore ko abantu cyangwa se abatwumva benshi baba bamaze igihe kinini batekereza ko ahari umuntu yajya mu ijuru yarikoreye, abandi bakaba batanazi uburyo ki umuntu yazabana n'Imana mu ijuru, ariko nubwo umuntu akaba bayumva ashaka kuzajya mu ijuru. Ikiganiro rero tuba tuje nanone kuvuga uburyo ki cyangwa se gusobanura uburyo ki Imana yagennye umuntu yazabana nayo mu ijuru. Yego. Indirimbo rero dutangije yari iri mu kirango, yavuga ngo nta kindi gihesha gukiranuka, yego, ngo mu bisi ndetse no mu bo mu ijuru, ngo kiretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa. Amaraso ya Yesu masa, iyo bavuze ngo masa biba bisobanura yonyine. Rero tugiye gusobanura uburyo ki nyine umuntu yabona ijuru ku bwa Yesu, yogejwe n'amaraso ya Yesu masa yonyine. Ubundi umuntu akaba mu isi none afite ibyiringiro bifite ubugingo, umuntu akaba mu isi yizeye ijuru nanone bidasubirwaho. Rero dushimiye nanone bene data baba badukurikiye ari benshi, turabizi abari impande enye z'isi, hari n'abo tuzi n'abo tutazi. Abo bose turabasuhuje mu izina rya Yesu, dufatikanije nanone kwamamaza inkuru nziza. Dore ko Kristo Yesu amaze gukora igikorwa cyo kutwunga n'Imana, yego, nanone yagiye gusubira mu ijuru, yadusigiye umurimo, turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Yatubwiye nkuko data yari yantumye, namwe ndabatumye, mugende mujye mu mahanga yose mubwiriza abaremwe ubutumwa bwiza. Rero duhari nk'abavuga butumwa bwiza. Imana ishimwe cyane ko nanone tuba dufatikanije na bene data bose aho bari, kuko nabo aho bari hose nabavuga butumwa nanone. Rero turabashimiye cyane, ariko nanone tunasuhuje inshuti z'ikiganiro. Dufite inshuti z'ikiganiro abadukurikira ari benshi, na nyuma y'ikiganiro mujya muduhamagara muri benshi, ariko nanone twabasabira ngo nanone mugume kunyakira amajwi zanyu, n'ubundi nyine dusangire ikiganiro, tubane mu kiganiro, kugira ngo n'icyo utaza kumva uze kukibaza. Ariko tunagusabira Imana ngo ize kuguha kwizera nanone ubutumwa bwiza, kuko nibwo umuntu yizera umutima ukabohoka. Rero nge tugiye kubana mu kiganiro, ku mazina nitwa Nahimana Patrice, ariko sindi njyenyine mu kiganiro, ngiye kufatikanya n'umuvandimwe. Nanjye nitwa Mushinzimana Theophile, nahindutse umukiranutsi mbeshejwe no kwizera Kristo Yesu. Dore yuko nta kindi gihesha umuntu gukiranuka keretse kwizera Yesu. Ubwo ni ukuvuga ngo ndi wakenera kuba umukiranutsi ariko bitanyuze kuri Kristo Yesu, ntabwo yakiranuka. Niyo mpamvu hari benshi bihimbiraga ukwabo gukiranuka, nubwo natwe twabihozemo, bagahakana uburyo Imana iha umuntu gukiranuka. Abo ngabo bahoraga na Yesu akababwira yuko ngo ubwo batemera gucyanirwa kwabo, ngo niyo mpamvu ngo n'ibyaha byabo bazabipfana. Yego rwose. Kuko Yesu yarabizi neza yuko mu isi nta ukiranuka n'umwe, kandi ko nta n'undi wabona gukiranuka atagoheshejwe nawe. Yego. Niyo mpamvu we yabonaga ko banze kumusanga ngo abahereze gukiranuka yabazaniye. Yego. Abahamye yuko kuba batamusanze ko bazapfana ibyaha byabo. Na niyo mpamvu yagarukagamo akavuga ngo si ngombwa ngo ufite ifeza cyangwa zahabu, ahubwo yagaragazaga yuko ngo aje ngo gutangira ubuntu. Na niyo mpamvu yahamije yuko ngo ataje kugira icyo akorerwa, ahubwo yaje afite icyaje kudukorera, kugira ngo kugirirwa neza kose kudushyikire tuguherewe ubuntu. Yego. Imana rero ihimbazwe. Dushimiye Imana iduhaye kubana muri uno mwanya, kugira ngo n'ubundi tugumye gusobanukirwa byinshi bigendanye n'icyatuma umuntu abona ijuru. Si byinshi bituma umuntu abona ijuru, ahubwo ni byinshi Imana yahamije, cyangwa se yahamije uburyo itanga ijuru, ariko ifite ibihamya byinshi.
yego ntabwo ari byinshi bijyana umuntu mu ijuru, ahubwo ibihamya ko ijuru ritangwa n'Imana yonyine ni byinshi. yego rwose. Muri ibyo byinshi rero twareba mu byanditswe dusomye, yego ni amagambo makeya aboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ni ibice 46. turasoma imirongo 2 guhera ku murongo wa 12 n'uwa 13. yego mu Kinyarwanda muri Bibiliya yera haravuga ngo, nimunyumve mwabafite imitima inangiwe mwe bari kure yo gukiranuka, nigije hafi gukiranuka kwanjye, ntikuzaba kure n'agakiza kanjye ntikazatinda. Nzagushyira i Siyoni ku bwa Isirayeli, ari we cyubahiro cyanjye. yego rwose. Kadusome no muri Bibiliya Ikinyarwanda ijambo ry'Imana. abo baba badukurikiye mu kiganiro nanone ubu ufite Bibiliya nabo tujye tugendana. Nyana ngifite Ikinyarwanda cyitwa ijambo ry'Imana. Dusomye muri Esaya igice cya 46 umurongo wa 12 n'uwa 13, ni mirongo 2 gusa dusomye. 12 hano iravuga ngo, nimunyumve mwabantu binangiye, nimunyumve mwe abirengagiza ubutungane. 13, dore ubutungane bwanjye ndabubegereje, agakiza kanjye ntikari kure. Nzarokora umujyi wa Siyoni, abayisiraheli nzabahesha ikuzo. Imana ishimwe cyane. yego rwose. Agakiza gaturuka ku Mana yonyine. yego ni ku Mana yonyine. Ntihazagire umuntu ugushuka yuko yaguha agakiza. Niko ibyanditswe byahamije yuko ngo nta wundi ngubonerwamo agakiza kiretse Yesu Kristo wenyine. yego niyo mpamvu ahangaho hagaragaje yuko ngo hari uburyo abantu binangiye imitima. Kora mu murongo wa 12 ngo, nimwumve mwabafite imitima inangiwe mwe yego bari kure yo gukiranuka. Umuntu yagiye kure yo gukiranuka, yego ariko biturutse ku kwinangira ku mutima. Intangiriro uhereye mbere, Imana nyine yashatse kwibanira n'umuntu, anezeranywe nayo. yego igira ibyimutegeka, ubuzima agomba kubaho abanye nayo aguwe neza. yego iramubwira iti, ngutuje ahangaha nta na kimwe ubuze, hariho muri Edeni ihamushyira ibintu byose. yego ariko iramubwira ati, wirinde ibintu byose birimo ahangaha urabyemerewe, ariko iki giti kimenyekanisha, iki giti cy'ubwenge kimenyekanisha icyiza n'ikibi, rwose ntuzakoreho. yego nyamara hari harimo n'icy'ubugingo. ariko ku mpamvu zo kwinangira abura kurya ku cy'ubugingo, ahubwo arya ku cyo yabujijwe. yego ubwo urumva n'agasuzuguro nyine. Imana ishimwe. Twasomewe byinshi mu byanditswe. yego hari igihe ubwira umuntu ko afitanye isano na Adamu akabihakana cyane, ariko kamvuge ngo niwe watubereye eshantiyo yo kutumvira Imana no gusuzugura Imana. niwe watubereye intangiro yo kwinangira. yego ubwo uko yinangiye umutima, twese tuba tunangira umutima muri we, nk'uko byari byahamije yuko ngo nasuzugura no gupfa azapfa. yego ntekereza ko nta buryo umubyeyi yapfa ngo umwana uri mu nda agumye kugira ubuzima. ahubwo ubwo iyo umubyeyi apfuye, ubwo n'umwana asangira na nyina urupfu. yego nuko nguko twese ibyanditswe biravuga ngo twese twahindutse abagomeye Imana. mu Baroma no havuga yuko ngo ntawe ukiranuka n'umwe. yego ubwo muri uko kudakiranuka bingana nyine no kuba winangiye umutima. ubwo no kuvuga ngo gukiranirwa niko kuba kugutwara, ubwo gukiranuka kuba kure kure y'umuntu. ariko umuririmbyi niwe waririmbye aravuga ngo yari umwangizi ngo mu mutima rwihishwa. yego ariko ngo n'ubundi ngo iyo umuntu ngakuze ngo aratangira ngo akagenda ngo niyobagiza. ni ukuvuga ngo kwinangira winangiye gushingiye ku kuntu utumviye Imana
icyo yavuze uhereye mbere. yego ntobibare kuri Adamu, ahubwo wowe muri Adamu uri umwe na Adamu, kuko Adamu bivuganye nawe afite umubiri. Ubwo no kuvuga ngo ubwo twasangiye umubiri, twanasangiye icyaha, twasangiye kwinangira, ubwo igihembo cyo kwinangira twagiherewe hamwe ari rwo rupfu. yego Ariko mu mikurire yawe, mu mikurire yanjye habamo kwiyobagiza, ukumva hari uko wabigenza ngo ushyikire gukiranuka. yego Ariko wapfuye nta kindi kiba kikiriho, ntiwakwizura. Keretse habonetse ubundi bubasha bw'uri hatapfuye akakuzura. yego Ariko ibyanditswe bigaragaza yuko ngo twese twasangiye gupfa muri Adamu. Ubwo no kuvuga ngo nta n'umwe wari uriho wabashaga kuzura mugenzi we. yego Ubwo nanjye sinabasha kwizura. Ubwo no kuvuga ngo ahari icyaha ntihanaboneka gukiranuka. Ubwo no kuvuga ngo muko kwinangira, ubwo no gukiranirwa kwakora abonetse, ubwo gukiranuka byagaragaje yuko ngo kwahere ko kujya kure yacu. yego Ariko aho ntatinze cyane, ntabwo nyine waba uri kugengwa na Satani ngo naboneye gukiranuka, kuko gukiranuka kuri mu Mana honyine, gukiranirwa kuri muri Satani. Satani wumviye muri Adamu, ukabona afite n'ibirango bigwamye yuko uri umunyabyaha, nawe ubwawe urabyivugira. Ubwo no kuvuga ngo ndiwahamya ko uri umunyabyaha, unongera uhamye yuko ufite no gukiranuka. Kuko ukiranuka niwe mukiranutsi rwose. Ukora ibyaha naniwe munyabyaha. Ibintu biba bivanguye, ntabwo Imana igivangavanga ibintu. Niyo mpamvu hano hagaragaje yuko Paulo yarabivuze ngo kugira neza kw'Imana n'urukundo dukunda ngo bibonetse ngira dukize. yego Kuri 13 niho havuze ngo muri uko kugira neza kwayo nyine ngo nigije hafi gukiranuka. yego Ariko hejuru byagaragaye ko kwagiye kure yacu bitewe n'icyaha. yego Nigije hafi gukiranuka kwanjye. Ni gukiranuka kwayo. yego Ntabwo iri kukubwira ngo wowe wishakemo gukiranuka, ahubwo mu rukundo rwayo yigije hafi gukiranuka kwayo. amen. Ariko byumvikane yuko gukiranuka kwayo niko konyine kwabashaka kukuzura, wowe wari upfuye uzize ibyaha n'ibicumuro. None ngo ibaze kwigiza hafi gukiranuka kwayo, ngo ndikuzaba kure n'agakiza kanjye ndikazatinda. yego Gukiranuka kwayo ikwigije hafi yawe, n'agakiza nako ndikari kure yawe. Ahangaha ariko urumva yuko ari ikibazo ku muntu ujya gushakira gukiranuka ahantu runaka. Ati bunyanaka niho hari umuntu usize amavuta yakubwira ibyawe byose. yego Ku buryo wahava wihannye, ariko naho wahava uvuze ibyawe byose ntiwakora gukiranuka. Kuko yenda binashobotse ko bakugira inama y'uburyo utazongera gukora icyaha, ariko nubwo utagikora wowe ubwawe uri icyaha rwose. ni ukuvuga ngo n'ubundi wakwiye uko gukiranuka kuko yakubujije gukora icyaha, yenda akajyana n'uburinzi agushyira, akajya aryo muntu iyo ari aho bita mu rusengero aba abyitaye ko ngari imbere y'Imana ko aho ngaho atakorera icyaha. Ariko nuko ni ugukiranuka kw'idini, ni ugukiranuka ko muri urwo rusengero uko nguko ndi kwaguhindura umukiranutsi. Hano hagaragaje yuko Imana ariyo yigije hafi gukiranuka kwayo. Ubwo no kuvuga ngo gukiranuka kwayo niko konyine kwemewe. yego rwose. Niyo mpamvu yakwigije hafi yawe kugira ngo nutinangira umutima ukakira uko gukiranuka kwayo yigije hafi yawe ikwemere. Ihera kinagaragaza yuko ngo n'agakiza kayo ndikazatinda. yego Hariya mu gice cya mbere mu Ivanjiri ya Luka niho hagaragaje yuko ngo agakiza ni ukubabarirwa ibyaha. amen. Umuntu ajya areka inzoga akavuga ngo yakiriye agakiza. Yava ku itabi ngo yakiriye agakiza. Yahindura idini yenda rinywa inzoga, yajya mu ritanywa inzoga akavuga ngo yakiriye agakiza. Takaba yakiriye ababeshyi. Agakiza ni ukubabarirwa ibyaha. Ubwo ni ukuvuga ngo kubabarirwa ibyaha ni ugukurwamo wa mutima winangiye. yego Waba ukuyemo wa mutima winangiye, erega byarahamijwe yuko ngo
uwo nguwo ngo niwe wagombaga kuza gakagukuramo ngo umutima ngo ukomeye nk'ibuye wa undi winangiye nyine kakagushyiramo umutima woroshye gutumasha kwitondera ijambo ryayo. Yego ndatinze cyane rero icyo numvaga nifuza gusangira n'abatwumva mu mwanya nk'uyu nguyu ni ukubamenyesha yuko umuntu wavukanye kwinangira yashyizwe kure y'agakiza. Yego yashyizwe kure yo gukiranuka. Yego ariko urukundo Imana yagukunze mu gihe nk'iki ngiki gukiranuka kwayo yakwigeje hafi yawe. Yego erega gukiranuka kwayo yigije hafi yawe ni Yesu uwo nguwo utigeze ukora icyaha wambaye umubiri nk'uwo nguwo ufite. Yego mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana haravuga ngo nuko ngo ijambo yigira umuntu. Imana yigira umuntu irazibana nawe agakiza karakwegereye. Ijambo rigukiza yarakwegereye ngo kurenza ngo umwenda wambaye. Yego ndetse ngo riri ngo mu kanwa kawe. Ariko ikintu kigaragara mwaho ngaho ako gakiza cyangwa se uko gukiranuka yakwegereje ni Kristo Yesu uwo nguwo, kuko ari we wenyine wagombaga kuguhesha gutungana Imana yari ikeneye. Ubwo ni ukuvuga ngo gukiranuka kwawe ntikwemewe. Ibyo wishakishamo uko wihaharika uko ubigenza ibikuvunagura ibyo uhindagura ushaka gukiranuka naho wabona gukiranuka kwawe ndikwakwemerwa. Umuhanuzi Yesaya yarabihamije aravuga ngo nibyo wagerageza gukiranukamo ngo nabyo bigaragara ari ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Ubwo ni ukuvuga ngo ubushwambagara ntawe wabuhingukana imbere y'Imana yera. Yego kubera rero ko yera yazanye gukiranuka kwayo kugira ngo abari kuzahingukana imbere yayo ikwemere. Amen. Ariko uko gukiranuka nako ntiwakubona hatabonetse agakiza hatabonetse kubabarirwa. Izo mbabazi rero zaratanzwe nuko ariko ndizatanzwe hatabonetse no guhanwa. Yego nuko Kristo Yesu yahindutse gukiranirwa kwawe. Yego n'igihano wagomba guhanishwa cyawe kimubaho. Yego kamvuge ngo ahinduka uwinangiye ku mpamvu zawe. Niyo utigeze ukora icyaha wahindutse icyaha kubera wowe. Yahindutse uwinangiye umutima, yahindutse utumvira Imana. Kamvuge ngo kutumvira Imana kwawe yabyibazeho. Ubwo ni ukuvuga ngo arahanwa. Yego Yesaya yarabihamije cyane ngo igihano ngo cyari butume mbona amahoro ngo cyabaye kuri Yesu. Ubwo rero ni ukuvuga ngo guhanwa kwe bingana nuko agakiza kari kakwegereye kubera yuko iyo ngiyo yahannye Kristo Yesu yari igambire kugira ngo n'ubundi kubwo kugabana ubutungane bw'uko wemeye Kristo Yesu. Ubwo ni ukuvuga ngo wegukane agakiza, wegukane kubabarirwa, wegukane ubutungane itanga. Nkumva rero muvandimwe udukurikiye mu mwanya nk'uyu nguyu, yego nakumenyeshaga yuko agakiza kari hafi yawe karakwegereye. Ni Kristo Yesu uwo nguwo waje abarwaho ibyawe kugira ngo nawe ubarweho ibye, maze ubugabanya na kwa gukiranuka ubwo kwari kure yawe noneho kwigejwe hafi yawe. Uyu mwanya ni wizera urwo rupfu rwa Kristo Yesu uregukana gukiranuka kwe nawe wemerwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana yarakoze kuko yegereje abantu nanone agakiza. Imana yarakatwegereje twese uwitwa umuntu. Ariko nanone biba bibabaje nanone iyo umuntu atekereza agakiza agatekereza nabi, ugatekereza ko agakiza ari uguhindura ingeso zawe, ugatekereza ko agakiza ari ukureka kwiba, ukareka gusambana, ukareka itabi ndetse n'ibindi byinshi abantu batekereza. Ibyo ntabwo ari ibyo Yesu ari kubivuga. Yaravuze ngo ntabwo igiti kibi gishobora kwera imbuto nziza, ngo ariko ngo n'igiti cyiza nacyo ndicyakera imbuto mbi. Rero uwitwa umuntu wese yabaye igiti kibi, ariko none yabereye igiti kibi muri Edeni. Reka mvuge nti kubera icyaha abakurambere bakoze kiratwokama twese. Bibiliya ivanga igicumuro cy'umuntu umwe ari we Adamu cyatumye abantu bose bahinduka abanyabyaha. Kutumvira Imana k'umuntu umwe ari we Adamu kwatumye abantu bose bahinduka abatumviye Imana. Rero icyo cyaha ni icyaha umuntu avukana kimufiteho ububasha bukomeye ku rugero rw'uko umuntu avuka yinangiye umutima. Aha twasomye bavuze ngo kubera kwinangira ngo byatumye Imana itwoherereza ubutungane
butujyana mu ijuru, ariko umuntu kubera kwinangira ntiyabwemera. Rero icyo gicumuro cy'umuntu umwe ari we Adamu yacyokoje inyoko muntu yose, ku buryo wowe utwumva icyo gicumuro none cyagufasheho, kikuriho, urakigendana, ni nacyo kigutera gukora ibindi byaha byose ujya ukora. Rero iyobokamana ryose rikubwira ko hari icyo wakora ukajya mu ijuru, ntabwo ari ryo. Riba ripfuye, kuko umuntu ukubwira ko ushobora gukosora uko umeze, ushobora kwirwanya ukarwanya uko umeze ukabigeraho, ntabwo ari byo. Nubwo waba rigise iyobokamana, nimba nabyita iyobamana cyangwa guhunga Imana. No guhunga Imana, kuko hanyuma yuko isi yononekaye ku mpamvu z'icyaha, byari bikwiye ko abantu, uwitwa umuntu wese amanika amaboko akavuga ngo ninde wantabara. Imana ishimwe muvandimwe ko yanatanze amategeko. Imana yatanga ari nk'indorerwamo kugira ngo uwitwa umuntu wese hamwe n'icyaha kavukira umuntu yavukanye, niwirebera mu ndorerwamo yitwa amategeko ubone uri umunyabyaha. Burya niyo mpamvu ujya uhamya ko uri umunyabyaha nyine. Abandi bakavuga ngo ni abanyabyaha kuri ubu n'igihe bazapfira, ariko nabo tubasabira Imana ngo izabahishurire Yesu. Yego. Kuko birashoboka ko none Imana yakugira intungane, wikishinja kuzaba umunyabyaha mpaka upfuye. Birashoboka Imana ikakugira intungane. Ngo naho ibyaha byawe byatukura tuko. Yego rwose. Ndo kumweru bise na sherenge. Imana yabyeza. Nubwo wagumya kwatura kuri umunyabyaha kuzageza igihe uzapfira, ariko wizeye Yesu wahinduka umukiranutsi. Yego rwose. Rero abantu ntibajya banamenya none ikibazo umuntu yagize. Kandi nabwo iyo umuntu atazi ikibazo n'igisubizo ntabwo ushobora kukimenya. Utekereza ko ujya uba umunyabyaha ari uko wakoze icyaha, sibyo? Ntabwo umunsi ukoze icyaha ari wo munsi ubayeho umunyabyaha, ahubwo ubunyabyaha bwawe buturuka muri kavukire. Reka mvuge ngo umuvandimwe ari kubyandika yaravuze ngo mu byaha niho mama yambyariye. Bishatse kuvuga ngo hashingiye icyaha umuntu avukana, gifite ubushobozi bwo kukugira umunyabyaha, gifite ubushobozi bwo gukoresha ibyaha ubishaka utanabishaka. Rero ntako wabigenza ngo wikureho ibyo bintu. Ahandi umuririmbyi yaravuze ngo naho warira ukicuza ukanababara ngo ntibyarihe ibicumuro byawe. Ngo dore impongano ikwiriye ibyaha abantu bakoze ni amaraso ya Yesu masa yonyine. Ntabwo rero gukira ibyaha bisaba kubisabira imbabazi ubivuze mu mazina, ntabwo ari byo. Nta nubwo bisaba kugenda uvuga ngo uri kubyiyeza, oya. Ahubwo impongano ikwiriye ibyaha umuntu yakoze ni amaraso ya Yesu masa. Rero nihuse, hanyuma yuko icyaha kigeze mu isi tucyandujwe n'umuntu umwe ari we Adamu, twese kikatwokama, kikaduhindura abanyabyaha, ubishake ntubishake uri we. Niba waravutse ku bushake bw'umugabo n'umugore wakomotse kuri Adamu, ubwo uri umunyabyaha. Kuba rero uri umunyabyaha ntiwabona ubwami bw'Imana, nyamara ukeneye kujya mu ijuru. Ese ijuru uzarijyamo gute? Ko ijuru ari rigera n'Imana ikaba ari iyera, ariko wowe ukaba uri umunyabyaha. Ndetse ukaba uri umunyabyaha uri n'imbata yabyo, waraguriwe gutwarwa n'ibyaha. Ese uzabigenza gute? Nyamara Yesu ari kubicamo umugani, yaravuze ngo umunyabwenge ngo yakikiranura n'umurega bataragera imbere y'umucamanza. Ese ubwo wapfa gutyo uri umunyabyaha warimbuka? Ariko nanigiye kuvuga ngo wajya ariko ntiwakirwa unabyibazaho, kuko nta munyabyaha uzajya mu ijuru. Nawe nurajya uvuga ngo uri umunyabyaha, ujye uhita wumva ko upfuye utajya mu ijuru. Kuko ntabwo ijuru rizajya mw'abanyabyaha. Ni umuntu ufite icyaha kimwe ntiyaba mu ijuru ry'Imana, kuko na shitani amaze gushaka kuzamura agasuzuguro ku Mana, Imana yaramuhurutuye. Ijuru ni ry'umuntu ufite gukiranuka kw'Imana. Yego, gukiranuka kutagera gatashi. Yego rwose. Adamu nawe akora icyaha mu ngobyi ya Edeni, Imana iyimwirukanamo. Ibyo bisobanura ko Imana idashobora kubana n'icyaha. Nurajya uvuga ngo uri umunyabyaha, ujye wumva ko no mu ijuru utajyayo. Ese kutakikiza ibyaha, ko nta n'icyo wakora ngo ukire ibyaha, ukaba ushaka kujya mu ijuru, urabigenza ute? Ese ko bisaba kuba intungane kandi ukaba utabishobora? Muvandimwe, iyo tuvuze ko turi intungane abantu barikanga cyane, bakumva bitabaho, bakumva ngo twigereranyije. Ese ko nawe ushaka kujya mu ijuru, ko bigusaba kubayo? Ese mu ngeso zawe ko bidakunda, ubwo se wumva ijuru uzarijyamo ute? Ubwo bisaba umanika amaboko. Ni ikibazo cyagakwiye gutumanika. Ubona ubutungane butakomotseho. Yego rwose. Na niyo mpamvu ariko abantu bakwiye gutega amatwi ikiganiro, kuko tuba tuje gusobanura uburyo ki wagirwa intungane mu maso y'Imana, ukazanajya no mu ijuru. Hari uburyo Imana yagennye igiramwo abanyabyaha intungane. Rero Imana yabigaragaje uhereye kera
uhereye mu isezerano rya kera. Dusomye muri Yesaya. Yesaya ni umuhanuzi wo mu isezerano rya kera. Uyu Yesaya niwe Imana yahaye guhanura. Aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri yerekwa Kristo Yesu ataranaza. Ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njye, yansigiye amavuta kumenyesha abakene ubutumwa bwiza. Yego. Kumenyesha umwaka Imana igiriyemwo abantu imbabazi. Kumenyesha imbohe ko zibohowe. Yesaya ibyo Imana ishimwe ko abahanuzi ba kera bahanuraga ibyo bintu. Bahanuye ubuhanuzi buganisha ku gakiza. Bahanuraga ibya Yesu. Aha rero naho mu buhanuzi bwe yarari avuga ko Imana yatwegereje ubutungane. Burya twabuze mu ngeso zacu. Biryo ujye ugerageza ntibyemere, nyamara Imana yakwegereje ubutungane. Ese Imana yakwegereje ubutungane gute? Wowe ntiwaba intungane ngo byemere. Nta n'icyo wakora ngo ubeyo. Umuntu ukubwira ngo hari uko wakosora ingeso zawe ukaba intungane arakubeshya. Kwaba ari ugutungana kwawe. Ni ugutungana kwawe uko ndi kujya kuzura. Yesaya n'ubundi mu buhanuzi bwe yaravuze ngo ibyo twagerageje gukiranuka mu byose imbere y'Imana n'ubushwambagara. Ibyo twatunganyemo byose. Bijya bintu wagerageje, bijya bintu wumva ngo wakoze neza, imbere y'Imana ngo n'ubushwambagara. Iki Imana igushakaho ni igiki? Yakwegereje ubutungane. Imana yakunze abantu bari mu isi cyane, yohereza Kristo Yesu mu isi. Yesu aza mu isi yambaye akamero k'umuntu. Imana ishimwe ko twagombaga gucungurwa n'umuntu ubanje gusa natwe. Imana yabishushanyije ibwira Mose mu Bayisiraheli inzoka zabariye, ticura inzoka isa n'izabariye. Byasabaga inzoka isa n'izabariye bayirebaho bagakira. Imana yohereza Kristo Yesu mu isi, araza yambara akamero k'umuntu, araza yisanisha n'umuntu, yambara umubiri w'umuntu. Arangije arakiranuka 100%, birya Imana yagushakagaho bikakunanira. Kristo Yesu niwe wakiranutse ku gato no ku kanini, abona ubutungane Imana yadushakagaho bukatunanira. Yesu arangije kubera urukundo rwinshi yishyiraho ibyaha byawe byose n'ubugome bwawe. Arangije ahanwa igihano wagombaga kuzahanwa. Iki Imana igushakaho ni iki? Kiroroshye. Imana irashaka ko wemera ibyo Imana yagukoreye kuri Kristo Yesu, wemere ko igihano Kristo yahanwe cyari icyawe. Iyo ubyemeye Imana ni ikiguha, iguha ikintu gikomeye. Iguha ubutungane Kristo Yesu yatunganye, nkuko nawe ibyaha byawe byose biba byamugiyeho agahanwa igihano ni ukugurana. Bibiliya ibyita gutsindishirizwa. Gutsindishirizwa bisobanuye iki? Ni ukuba watsinzwe ukabona undi muntu akaza agatsinda, mukagurana ukamuha gutsindwa akakwihera gutsinda. Bikitwa gutsindishirizwa. Gutsindisha ni ukugirwa umwere nyamara wari umunyacyaha. Yego rwose. Bibiliya mu Bakorinto 5:21 akavuga ngo Kristo utaregeza amenya icyaha cyangwa se agikora, Imana yamuhinduye icyaha ku bwawe, ngo ariko kugira ngo muri wowe nawe uhinduke gukiranuka kw'Imana, kugira ngo nawe ugabane gutungana Kristo yari afite. Rero niyo mpamvu Imana ivuga ko iyo umuntu yizeye Kristo Yesu ahabwa ubugingo buhoraho, akababarwa ibyaha bye byose mu izina rye. Inzira ijya mu ijuru rero inyura kuri Kristo, nicyo twasobanuraga. Imana yabivugishije Isaya aho dusomye, ivuga ko yegereje abantu ubutungane. Ubutungane bwegereye abantu buri hafi yawe. Nubuhe? Arega ni Kristo Yesu watunganye mu mwanya wawe. Ni Kristo wabaye intungane, ari wowe wari kugirira. Icyo gushakaho rero arashaka kumwemera ukamwizera, ubundi akakwihera ubugingo buhoraho. Ijuru rero ntabwo rikorerwa, nta muntu ukorera ijuru uzarijyamo. Ntago wakosora ingeso zawe ngo ubintungane ngo bikunde. Biragusaba kwemera ubutungane Kristo Yesu yatunganye, akabukwihera nk'impano, ubundi nawe ukazanajya no mu ijuru. Muvandimwe, hari igihe uvugana n'umuntu ibyo kujya mu ijuru kubera ko biba byaranamucanze, yaragerageje bikanga, ukumva umuntu aravuze ngo bizasaba impuhwe z'Imana. Yego. Ngo kiretse ari imbabazi ngo Imana ngitugiriye, ariko yarazigize. Yarazigize, ahubwo nuko utarabimenya. Turi gusobanura ko Imana yababariye abantu. Imana yababariye abantu, yabagiriye impuhwe rwose. Nyine urashaka ngo Imana itangize imbabazi zihe zindi niba yarohereje umwana wayo mu isi agatotezwa agapfurupfuru bikubera wowe? Hari ukuntu abantu muvandi bajya bavuga ibintu bakabisitaraho, ngo Yesu ngo yazize ibyaha byanjye. Wabyumvise cyane. Yego. Ese niba yarazize ibyaha byawe, ndiwumva ko kumbi wowe wahise ubona ubugingo buhoraho? Ndiwumva ko igihano wari buhanwe ari Kristo wagihamwe mu mwanya wawe? Ese ibyo bintu wabyemeye ukabyizera, Imana ikakwihera ubugingo buhoraho? Rero
twari turiho tuvuga ko Isaya nawe mu buhanuzi bwe yavuga ko Imana yatwegereje ubutungane, yatwegereje agakiza, aho gakiza nta kandi ni Yesu Kristo. Bibiliya iravuga ngo mu isi ndetse no mu ijuru nta rindi zina abantu bahawe ryo gukirizwamo keretse izina rya Yesu. Ntago arandi, hari amazina menshi njya numva menshi atandukanye. Ubu numvise ko mu Rwanda dusigaye tugira amadini menshi ariko nanone Imana ishimwe ko izina twahawe ryo gukirizwamo ni izina rya Yesu. Uretse n'amadini menshi hari n'abantu runaka babasha nyine kugukoraho uwo mutima unangiye imivumo n'ibiki byose ariko ni umuntu runaka, izina ryatanzwe abantu bakirizwamo ni irya Yesu wenyine, ni irya Yesu, si irya wa wundi utekereza waba ahubwo ni irya Yesu. Ubwo muvandi, umuntu ushaka kujya mu ijuru atanyuze kuri Yesu nta yindi nzira yabona. Yarabivuze aravuga ngo ninjye nzira nkaba kuri nkaba n'ubugingo, ngo nta muntu wagera ku Mana tamujyanye. Emera rero urambike ibyo watekerezaga byose, ubirambike hasi, ubundi umenye ko iki Imana igushakaho irashaka ko wemera igikorwa Kristo Yesu yakoze ari wowe agikoreye, ukacyemera ukacyizera, Imana ikakwihera ubugingo buhoraho. Hamwe rero no gusangira nanone ikiganiro n'abatwumva, bahereza umurongo bari butwoherezeho message, ubundi tubahundi baduhamagaraho. Nimero boherezaho message ni 0782 ego 79 98 77 82 79 98 77. Baraherezaho ubutumwa bugufiya, wabahereza nimero bahamagaraho muri studio. Yego. Nimero mugiye kuduhamagaraho tugasangira nanone ikiganiro, ufite ikibazo, ufite icyifuzo, nanone n'uwakijijwe ariko wizeye umwami Yesu akaba yabonye ubugingo buhoraho, nawe duhamagare. Afite icyo yahamya nawe. Ego rwose. Katubaho umurongo wa telefone MTN ni 0782 44 21 25 0782 44 21 25. Airtel ikorana na Tigo 0783 83 05 0783 83 05. Yego. Ndabona hariho umuntu. Allo. Mwiriwe. Allo. Turakumva neza, urinde uherereye he? Enoke Nyabitekeri. Yego Enoke. Nabakurikiye. Kandi numva koko nibyo muganira bifite injyana se cyangwa n'ibintu byumvikana. Ariko ngiye hari ikintu kimwe ngenya nibaza. Yego. Kubera iki bundi mwahisemo kuba mwavuga ngo ijuru ntirikorerwa, kandi namwe ibyo mukora bigaragara ijuru mukorera mu kubwiriza abantu. Nyine baravuga ngo kubwiriza no kuko abantu guhindura kuko kwa Kristo. We mwabwirije nyine ngibi bitera abantu guhinduka bagakurikira inzira nyayo. Kuki mwahisemo uko? Aho ngaho biragaragara yuko kuba turi kubwiriza abantu, turi kubabwiriza abantu kugira ngo bizere, nibizera ubutumwa bwiza tubabwira nabo bagabana ijuru. Ubwo no kuvuga ngo ubutumwa bwiza tubwiriza nibwo twizeye tubona ijuru. Ntabwo rero turi kububwiriza kugira tuzabona ijuru, ntabwo rikorerwa. Ubundi nanjye ukuntu mbizi nuko. Yego. Ndavuga ngo ni mubwirize mwebwe nk'abana b'abantu ariko guhindura no kwa Kristo. Namwe mwakoze gutya nyine Kristo abonera ahantu hanyura kubw'uko abantu bagize imitima imumenekeye, akabona ahantu hanyura kugira ngo abere icunga. Aha noneho umva, noneho reka tujyane. Mbo wemera Kristo Yesu se? Kristo we namwemera kuko n'ubundi niyo nzira n'ukuri n'ubugingo ku busanzwe ko mu Kristo we. Aha, none se Kristo Yesu abera abantu inzira gute? Bisaba kumwizera, kuko kumwizera kwa mbere no guhinduka mu bikorwa. Nese ko Zakayo mbere ari umukoresha w'ikorondi, we ntiyamanutse kubw'uko Kristo ntiyamusanze yuri igiti kubw'uko yari yamugira umutima umenetse, akamwatururuka ndarari wawe kubw'uko nyine yaje gucishwa bugufi bya bindi byose yaranyaza arongera arabigarura, amona kugarukira Kristo. Ese ubundi ahinduka mu mirimo yakoraga. Katujyane neza, reka tujyane neza. Ubundi ko wumva wakora ukajya mu ijuru, Yesu we umukenerera iki? Bari impamvu dore kumva biba bimeze. Impamvu ngiye numva nakora nkabona ijuru ni iyi ngiyi. Kristo aravuga ngo ni nzira n'ukuri n'ubugingo.
ari ngo nta nuzajya kwa data atari umujyanye. ariko urumva ubwo iyo nzira wowe ntago uyikeneye kubera ko urakora ariko urumva imirimo ukora nizaguherekeza. none se waba warisize amaraso y'abantu katujyane gahoro azajyana kwa Kristo cyangwa Kristo nyine azajyana aho kubwo gutunganye no mu by'ukora. umva gatoya katujyane gahoro sibyo? reka tujyane gahoro kandi ntekereza ko ubuhamagaye unakeneye no kunguka nanone. uvuze ko imirimo ukora ariyo izagira iti imirimo ukorera guherekeza. aha tujyane neza rero. imirimo ukora yo nuvanga umurimo wayo no kuguherekeza sibyo? Allo? Yakumva. None se ntiwumva ko hari ikindi kijyana mu ijuru? Imirimo yo akazi kayo ko ari ukuguherekeza. Aha noneho rero dore icyo tuba turi gusobanura. Ni ukuvuga ngo hashingiye ukuntu umuntu yononekaye kubera icyaha, mu ngeso zawe mu mibereho yawe ntabwo ushobora kuba intungane sibyo? Ndabyumva. Wumva hari icyo wakora ukaba intungane cyane rwose. umva none se nanjye reka mbabaza. umva reka noneho tujyane reka tujyane. Amategeko y'Imana yose ujya uyubahiriza 100%? Mbo ngenda yubahiriza uko nshobojwe, ariko naho ndakiriye ndagaruka nkabwira Imana. Umva noneho hari iryo ujya wica se? Hari iryo nica. Noneho reka tujyane neza rero. Niba hari iryo ujya wica rero, amategeko y'Imana warayishe yose. Ya kandi ngewe kubwo nemera icyaha muri kuri ryo nshobora kwibabarirwa kuri ryo. Umva uko Yakobo yanditse. Yavuze ko iyo umuntu acumuye itegeko rimwe mu mategeko y'Imana aba yishe yose. Ubwo amategeko y'Imana wowe warayishe yose. Naho reka nanjye mbabaza. Ndagaruka havuga ngo umuntu ushaka kugirwa intungane no kubahirije ibitegetswe n'amategeko ngo aba yitandukanyije n'ubuntu bw'Imana. Ubwo no kuvuga ngo ugiye kwishakamo ibyo ukora kugira ngo ube intungane, ukirengagiza ubutungane Imana iri gushaka kuguhereza udakoze kandi ari bwo yemera. Ngewe ndanabyemera, ahubwo reka mbabaza. Kuki mwahisemo gukoresha itopike? Noneho mwebwe nizihe nyungu mufite muri bino kandi wenda nta juru ibirimo byihishe inyuma? Umva impamvu rero tuyikoresha. Ntabwo ijuru rikorerwa, nta muntu ukorera ijuru uzarijyamo, kuko ijuru ni impano Imana yatangiye ubuntu ibinyujije mu rupfu rwa Yesu. Niba utekereza rero kuzakorera ijuru ukarijyamo rwose pe, reka tuguhakanire ntaryo uzigera ubona. Ntago nanjye nabyizera, ndayigeramo kandi ndizera ko gukora kwanjye no kwizera byizanze. Ntacyo kaduha abandi umurongo. Sawa, arakoze cyane. None kuduhamagara katwakira abandi. Ariko umuntu uri kumpamagara ku murongo. Allo? Allo. Oui, turakumva. Uri nduherereye he? Nanjye banyita Mbarushimana Patrick. Yego Mbarushima, uri he? Arakutyapa. Yego turakumva neza. None se nandi ko mu kiganiro mwajyanye n'uwo muvandimwe. Yego. None se ubwo ngubwo ijuru riba ridakorerwa, ubwo ni ukuvuga ko umuntu yakora icyo ashaka cyo? Ntabwo ariko twavuze. Ahubwo dore icyo twasobanuraga. Twavugaga ko kubera ko umuntu yabaye umunyabyaha kandi akaba adashobora kubyikiza, ndetse umuntu aremanye gukora ibyiza n'ibibi, byose Imana ikabyita bibi kuko byakozwe n'umunyabyaha. Uwo muntu rero gutya ameze akaba atajya mu ijuru, kandi nabwo akeneye kuzajya mu ijuru. Nyine umva gato. Tugasobanura ko rero uburyo Imana yagennye abantu bazajya mu ijuru, ngo ni urukundo rwinshi Imana yakunze abantu nawe urimo. None se uramutse umunyabyaha, ntabwo ushobora gusaba imbabazi kugira ngo Imana ikubabarire?
oya umunyabyaha se ahubwo se wasaba imbabazi gute ko Imana itajya yumva n'umunyabyaha? Umva noneho wumva hari umunyabyaha uzajya mu ijuru se? kandi Imana ikunda abanyabyaha. Nyine oya nsubiza icyo mubajije, wumva hari umunyabyaha uzajya mu ijuru? None se ijuru ni ry'abanyabyaha? Ndakorerwa. Mwese ibyaha nibyo bijyana umuntu mu ijuru. Kandi mwavuze ko ijuru ntirikorerwa. Yego rwose. None subwo ijuru riba ridakorerwa ubundi umuntu yaba yiboneye iki? Noneho wowe hari icyo wakoze, igihembo cyacyo ni urupfu. Icyo wakoze n'icyo wakora ubu ngubu kuko bishingiye muri we wanduye, igihembo cyacyo ni urupfu. Uri kubyumva neza? Ahubwo wowe icyo Imana yakoze ubona ubugingo buhora. Icyo Imana yakoze rero, yohereje umwana wayo kubera urukundo gukunze. Uwo mwana wayo niwe wakoze icyo Imana yashakaga, kugira ngo niwemera icyo ngicyo umwana wayo yakoze kikubarweho ubona ijuru. Ubwo nta buyobe bwaba burimo. Nta buyobe bwaba burimo. Ubebe bwaba burimo? None se ubundi wowe Yesu uramwemera? Ndagari cyane. Cyabikoze uvugishije ukuri, uko rero atari cyane. Dore icyo Imana ishaka rero, irashaka kumwemera ukemera ko ari we wakoze byose Imana yagushakagaho. Iyo ubyemeye ukabyizera, Imana ikwihera ubugingo buhoraho. Urumva? Mbo tujya dutanga umurongo mu kanya, tugiye gutanga umurongo wa telefone uze kuduhamagara nyuma y'ikiganiro kugira ngo tuganire nanone birambuye, tugusobanurire cyane. Noneho wenda waha abandi umurongo nabo bagahamagara, ariko uze gufata inimero uze kuduhamagara. Oya ninde turi butange za telefone tugendana, nta kibazo kuduhamagara tuganire birambuye. Sawa urakoze, reka twakira abandi. Nda message ziraza? Message katuzisome. No witwa ngo Dieudonné ngo none se kubera iki dusenga? Wemeye Yesu gusa wajya mu ijuru. Ni bangahe bamwemera batazabona ijuru? Murakoze. Bayumvise? Urumva nanone urumva rero baza ngo ni bande bamwemera, ngo ni bangahe ngo batazabona ijuru bamwemera. Reka mvuge nti umuntu wajya mu ijuru. Urumva nanone yitiranya kwemera Yesu, ntago nanone kwemera Yesu ari amagambo, nta nubwo ari ukuvuga gusa ngo ndamwemera, nubwo wajya unabiririmba buri munsi, ntago ari cyo gisobanuro cyo kwemera Yesu. Ahubwo kwemera Yesu ni ukwemera ibyo yakoze, kari wowe yabikoreye, ukanemera ko nanone kumwizera bingana kumubona mu bugingo buhoraho. Niba uvuga ngo wemera Yesu ariko ukaba wumva utajya mu ijuru, ntago umwemera. Ubundi kwemera Yesu ni ukwemera ibyo yakoze. Yego rwose. Kwemera ibyamubayeho ku mpamvu zawe. Iyo umwemeyeho ibyamubayeho ku mpamvu zawe, niho ijambo ry'Imana rivuga ngo umwemera ngo ntabwo acirwaho iteka. Kuko nagarutsemo avuga ngo ni bangahe bamwemera batazabona ijuru? Abo ntago bamwemera. Ubwo bagaragaje ko hari abamwemera babona ijuru, babura ijuru. Ariko Imana ibyihamya biruta ibyo wowe uhamya, biruta n'ibyo utekereza. Bivuga yuko umwemera wese atazigera acirwaho iteka. Yego. Ndabona hariho umuntu wenda kwakira umuntu kuri telefone. Allo? Oui, uri nduherereye he? Samuel ku Nkombo. Uri Samuel ku Nkombo? Ku Nkombo muradukurikira neza? Cyane kabisa. Yego turi kukumva. Ahubwo ndagira ngo tubanze tujyane. Musomere muri Yesaya 55 murongo wa 9 kugera ku 13. Wahavuze ko tuhumva ko numva wanahasomye? Narasomye ariko nasomye ku manywa, iyo ndi kure muri Bibiliya nijoro nta kuntu mbona, ahubwo nigeze kwasoma ku manywa hagaragara. Iminota
iminota isigaye ni mikeya, wavuga ikibazo yenda ufite cyangwa waba ubona kiri bube kirekire ukaza kuduhamagara kuri nimero tuza gutanga. Ikibazo cyane ni kirekire kubera ko abavandimwe banjye bari kuvuga ngo ijuru ntirikorerwa, ariko ibyanjye n'ibirebire naza kubahamagara cyangwa se tubirereho ku manywa nta kibazo. Ntacyo, turaza kubaha nimero muze uhita ufata nimero ya telefone tuzi kuganira. Nifate mukiri ku murongo cyangwa muraza kuyivuga? Turayivuga mu kanya, iminota turangiza ikiganiro turatanga nimero zacu za telefone. Yego murakoze. Ko twakira undi. Hello? Amahoro bene data. Amahoro muvandimwe. Mu Karongi. Ayo. Yego turi kukumva. Ati ni James Karongi. Yego James. Nanjye nyine ndashima Imana kuko yanyishije ariko ikamu butungane bwayo atari ku ubwanjye. Yego rwose. Urumva ubwo butungane ni irata, ntabwo ari ubutungane nakuye mu mirimo yanjye. Ahubwo no gutungana Imana yakozeyo ubwayo igihe yapfaga ku musaraba. Yego. Irangije ngiye nsaba kubyemera nyine, ariko kuyemera nyine kwa nyako. Yego. Ubwo ni nacyo cyatumye nyine mitangabana ku butungane bwayo. Ubu nyine ndinungana ariko natabikesha imirimo yanjye, ahubwo mbikesha Imana yabikoze ikabima. Rero urumva abantu nyine nabo bakeneye gufata ubwo butungane bwa Kristo cyangwa ubutungane bakuye mu bikorwa byabo, akabasha kuba babona ijuru. Yego. Aro? Yego turi kukumva neza. Ubwo urumva yuko nyine nanjye ni ukukumva bari umwe Yesu yarakoze cyane, kuko nyine nta kindi kintu nyine cyatumye mbona ubutungane atari icyo gikorwa Kristo yakoze umusaraba. Yego. Igihe nyine yazaga gupfa ku musaraba. Ubwo urumva rero abantu bajya bavuga ati se ngo umuntu ngo avuka viti cya Zaburi ya 58 nayo irabivuga, hari igice kibivuga ngo umuntu ngo avuka atandukanyijwe n'Imana uhereye kuvuka kwe. Yego. Ubwo urumva yuko ibyanditswe ahantu hose bigenda bigaragaza yuko nta kintu umuntu yakora ku bw'igicumuro avukanye ari cyo mbuto yeraho n'ibindi byose. Nawe uri umugabo wo guhamya ko ijuru ridakorerwa? Nanjye ndi umugabo rwose wo kubihamya. Ese ubwo niba ijuru ridakorerwa wabwira abantu mu minota mike riboneka gute? Uko ijuru riboneka ni uko umuntu igikorwa Kristo yakoze, yego, ari cyo abasha kwemera gusa, akemera yuko igihe Yesu yapfaga ku musaraba, yego, mbega yapfuye ari we, mbega Yesu niwe wakoreye ijuru. Arangije asaba abantu ko bemera igikorwa yakoze, yego, barangiza nyine bagahabwa, mbega bakagurana nabo. Yego. Ni nacyo cyatumye apfa, kuko nyine mbega umuntu wamaze kwemera yuko nyine Yesu mbega yamuhaniwe mu cyimbo cye. Ubwo nyine urumva yabisobanuye yuko nyine abayemeye mbega gufata ubutungane bwa Yesu, Yesu nawe agafata ibihano bye akabihanwa. Nubwo yabihanwe kera, ubwo urumva nyine mbega aba yarabikoze, ahubwo icyo Yesu aba amusaba ni ukugira ngo yizere ibyo ngibyo, yamara kubyizera bikahita bimuhwanyiriza no kuba byo cyangwa se no gukiranuka. Tugushimiye Imana cyane rero ku nyunganizi utanze muvandimwe. Urakoze cyane, ntekereza ko nanone uranezerewe hashingiye ko Imana yakwihereye ijuru ku buntu biciye mu rupfu rwa Yesu. Ubwo uradusuhuriza bene data bose bemeye ijuru Imana yatanze muri Yesu Kristo. Ibyo rwose umuvandimwe wizeye nawe arabatashye bati muzamusuri wizeye Imana. Yego mudusuhurize cyane, reka twakire n'abandi. Sawa, urakoze cyane. Dufite ubutumwa bugufi bwanditswe n'undi ngo mwiriwe, niko Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Ese ibyo biduha uburenganzira bwo gukora icyaha ngo ubundi busage? Ni Claude ku Nkombo. Ariko iki kintu abantu bakunda kukibaza. Yego. Kwizera Yesu se
nyine nibyo bihindura umuntu umunyabyaha cyangwa ahubwo na mbere yuko umwizera uri umunyabyaha? urumva nicyo kiba kinababaje, wowe deja usanzwe uri umunyabyaha unabihamye, kuki wumva kwizera Yesu aribyo byatuma uba umunyabyaha kandi usanzwe uri? ahubwo kwizera Yesu bigira umuntu intungane akabakize kuba umunyabyaha. Reka hari umuntu kuri telefone tumwakire, katumwakire kuri telefone. Allo? Mahoro. Amahoro. Nazariya dikura. Yego Zariya muvandimwe. Nani mu minota nk'umwe cyangwa ibiri baga ndi gushimira Imana nanjye yampaye ijuru ku buntu. Yarakoze. Imana rwose yambwiye ko nanjye ridakorerwa, nuko natangirwanya kuri radio y'abavandimwe mukajya mujye mumenye ko ukura umuntu atera imigere ko aba ari no kumva. Yego aba ari kumva. Nanjye natangiye ndwanya ibintu kuri radio mvuga ariko ibyo ni ibiki ntikorerwa abantu kuko bateye bari kurwanya Imana kuko kumugaragaro cyangwa Kristo koko, ariko naje kurangira nanjye disi ijuru rimfashe, nanjye nemera igikorwa Yesu Kristo yakoreye ku musaraba. Yego rwose. Mbambaye intungane disi kandi nanizeye n'ikisi, nanizeye yuko Yesu yagiye yapfaga ujya twapfanye, ageze no mu kuzimu afata izina ryanjye byandikwa mu gitabo cy'ikuzimu, ahananzukana njya kunyarukisha mu ijuru. Mbambaye umwere gutyo, kuva icyo gihe ndi umwere bavandimwe kuzageza iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Banezerewe musuhuza abera bose. Yego nawe urakoze cyane udusuhuza abavandimwe. Yego urakoze. Azariya arishimye cyane. Allo? Allo? Oui. Inyose n'amasheke mu murenge wa Bushekeri. Gira vayi iminota yagiye. Nari uko Yesu yapfiriye ku musaraba. Yego. Nifuza yuko nibura iki kiganiro mwagira nk'iminsi ibiri mukajya mukidukora kuko kiratwubaka. Ese umaze igihe kingana icyo cyumva? Maze ndi kumara amezi 2. Yego rwose. None se ni ibiki byagushimishije mu kiganiro? Ese waba warumvishe ukizera ukaba ufite ubugingo buhoraho butuvugana? Cyane rwose ndizeye kuko n'ubupfuye nizeye ko nagera mu ijuru kabisa. Gute rero niki cyaba kikujyanye mu ijuru? Imirimo yanjye nkora nkaba nizeye yuko ibyaha byanjye byose Yesu yabipfiriye ku musaraba. Rero ubwo urajya ugumye utega amatwi ikiganiro. Yego. Ariko byaba bigeze ugiye ufatana nimero yacu ya telefone ukaduhamagara nyuma y'ikiganiro. Rero urakoze cyane, tugushimiye Imana. Reka twakire n'abandi igihe cyagiye, twakira undi muntu. Sawa na urakoze. Twakira undi muntu. Allo? 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 Oui, urinde uherereye he? Nyamasheke. Uravugana na Kamya Jean Marie Vianney. Yego turakumva. None ko muvuze ngo ijuru ngo nzirikorerwa. Ukumva? Yego turi kukumva neza. Buriya umuntu yakora ibyo yishakiye gusa ku buryo nyine akizega ko Imana yafashe ibyaha byiwe ikaba ari byo byatumye bamwica. Ariko gukora ibyo wishakiye ni wowe ubyishyiriyeho. Twebwe twavuze ko ijuru nyine ntacyo wakora ngo Imana iguhe ijuru, ku cyane ko ibikorwa byawe byose biranduye. Ahubwo Imana yashimye kuri guha ku buntu ibinyujije ku rupfu yishe umwana wayo. Kristo Yesu rero niwe waje mu isi yishyiraho ibyaha byawe byose n'ubugome bwawe, ahanwa igihano cyawe. Icyo Imana igushakaho kiroroshye. Imana irashaka kubyemera ukabyizera, ubundi Imana ikazakujyana no mu ijuru. None se nk'abaga bavuga butumwa bavuga ngo nimihame ngo cyangwa ngo mureke gusambana, kunywa inzoga, ubwo ngubwo bo baba batumwe n'abandi. Ni abavuga butumwa bubi. Ahubwo ubutumwa bwiza bwo buvuga ko Imana yababariye abantu muri Yesu Kristo. Niyo nkuru nziza umuntu yumva umutima ukaruhuka, ukumva ko Imana nyine yanagukunze nyine ikagutangira imbabazi. None se ko mbona babivuga babikuye muri Bibiliya. Bibiliya nyine buriya nubwo ari umuntu yikora, ariko buriya njye numva ko ibyaha umuntu nyine atakora ibyo yishakiye gusa, numva ko icyaha kibaho ariko kitarababarira. Urumva iminota yagiye. Kandi urajya ugumye utega amatwi ikiganiro na nimero ya telefone turi butange, ushobora kuyifata tukaganira bihagije kuko iminota yashize.
kandi uranakoze cyane guhamagara urajya gumutega amatwi ikiganiro nta message ngo tuyisome dusoze ntayiriho yego niba ntayo rero ntacyo urakoze cyane tugushimiye Imana yego namwe se urakoze igihe cyagiye abantu baba bafite ikibazo cyo kugumya bavuga ngo nyine ngo kuki tuvuga ko ijuru ridakorerwa ntago rikorwa kuko ijuru ni impano Imana yaravuze ngo yakunze abari musi cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho ntago rero ijuru wakora uranduye uhereye mu bworo bw'ikirenge ukagera mu gitwariro ntahazi mufite nta gikorwa cyawe na kimwe wakora ngo Imana icyemere ahubwo Imana ikeneye kuko byaro bwa kabiri ikubyaje ijambo ryayo ukeneye rero kwizera Kristo muraduhamagara rero nyuma y'ikiganiro tugume tuganire nimero yanjye ya telefone ngendanwa ni 0783 167 163 0783 167 163 nanjye nimero zanjye ni 07 82 79 98 77 07 88 79 98 77 mwakoze abo twabanye mu kiganiro naho